hahirwa umuntu wiringira Uwiteka akamugirira neza. Hahirwa umuntu wiringira Uwiteka yuko ibyo yamubwiye bizasohora. Hahirwa umuntu wiringira Uwiteka akagumana nawe, akabana nawe, akirinda icyaha n'igisa nacyo. Imana y'amahoro ije kubatabara kandi ije kubarengera. Imana yacu nishimwe. Hari abantu bari bafite ibi bikomere, babimaranye igihe, babimaranye imyaka n'imyaniko, barareba hirya no hino, bangwa n'imiryango, ibintu biranga. Ariko Data wa twese avuze ijambo rikomeye, haravuze ngo aje komariza inguma, aje kubarengera, aje kubagirira neza, aje kubatabara, aje kwihesha icyubahiro. Imana yacu izaza, izakora iby'imbaraga. Niyo yagukomerekeje irabyemera. Abandi barashaka, barabyara, wowe uru rubyaro urarubura. Ariko utitaye igihe umaze, imyaka 15 irarangiye utegereje, uru rubyaro wararubuze. Ariko igihe kiraje kugira ngo yongere kugarukeho, ikomoriza inguma. Uyu mubabaro watewe n'abantu izakomoriza inguma. Haleluya! Imana yacu nishimwe. Imana izaza kandi izaza nk'uko yabisezeranye natwe. Abamarayika baradutegereje, biteguye kutwakira mu birori byo mu ijuru. Abamarayika baradutegereje, biteguye kutwakira mu birori byo mu ijuru. Abimukira TV. Akunze ijambo ry'Imana, reka mbasuze kandi mbifurize amahoro y'Imana, mbifurize umugisha w'Imana. Mwese mudukunda kandi mwakurikira ibiganiro byacu byose. Reka mvuge ngo ineza y'Imana nibaye namwe kandi umugisha w'Imana ubo ndetse n'abanyu bose. Mu bice bitandukanye mugiye muherereyemo hafi na kure, ku migabane itandukanye, mwese mwumva urimo ndi kuvuga ndabasuhuje. Mbifurije umugisha w'Imana, mbifurije guhirwa. Uwiteka Imana wagiye neza, Uwiteka Imana abumvire, Uwiteka Imana abarengere mu izina rya Yesu Kristo. Ni Benine po muvugana kuri mikoro, ngize umugisha ndi kumwe n'umubyeyi hano. Nubwa mbere tumwakiye kuri kamera, ariko kandi dufite amakuru ko ari umukozi w'Imana ujye utambutsa ubutumwa bwayo. Tugiye kubana muri kano kanya, reka nze kubasaba kugira ngo mubaye natwe muri kino kiganiro dutangirane kandi tugeze ku musozo, tuze guhabwa umugisha wumvishe ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Reka muhe ikaze. Tugwaye ikaze. Murakoze cyane. Umeze neza? Turashima Imana. Makuru ni meza. Twishimiye kubana nawe. Murakoze cyane. Reka tugusabe mbere yuko dutangira, mbere yuko tuvuga ibindi, umanze wibwire abaduteze amatwi ne tugiye kuganira. Mugiye kuganira n'umubyeyi. Ndi umubyeyi, mazina yanjye nitwa Nzamuramba Claudine. Mfite abana babiri. Yego. Ndi umukozi w'Imana, nkunda Imana ngakunda n'abantu bayo. Imana ibaho umugisha kunyakira kuri kamera zanyu. Imana iguha umugisha. Uri umubyeyi, uri umukozi w'Imana, ukunda Imana n'abantu bayo. Niko tubwiye. Ese mu itorero usengeramo cyangwa se mu idini usengera tudashaka kwirwa tuvuga hano, nihe mirimo ujye ukoramo mu murimo w'Imana? Murimo nakoraga, naririmbaga muri korali. Murabizi byabaye mu madini se cyangwa mu matorero, insengero zirafungwa. Umurimo wo kuririmba ubu uhagaze, ariko indi mirimo ku mwuka nshoboje nuko Imana igenda ibishoboza, nkomeje mu rugendo ndakora. Ibyine mu isura bihinyuye. Niko umuririmbyi yavuze. Yego. Aha rero turi umuryango mugari wadukurikira muri kano kanya. Reka by'umwihariko ngusabe usuhuze abaduteze amatwi n'abazagutega amatwi bumva icyo umwuka gushizemo. Basuhuze. Yego, ndabashuhuje mu izina rya Yesu. Abanteze amatwi, abari kutwumva, abari mu gihugu cy'u Rwanda, abari hanze mu bihugu bitandukanye, bose ndabashuhuje mu izina rya Yesu kandi ndabakunda. Amen. Natwe turagukunda cyane, mpagarariye benshi
barenga 50,000 muri kano kanya dukurikiye muri kano kanya ndabahagarariye urumva ko ari abantu benshi cyane ndabahagarariye intashyo zawe zabagezeho mu izina rya Yesu Kristo ntago turi bwirwe dutinda rero cyangwa tukubaza ibintu byinshi cyane akenshi twakiye umuntu bwa mbere ntago tuya tumaza ibintu byinshi cyane turamaza tukamuha icyubahiro tumugombwa nk'umushyitsi akisanga mu rugo ubutaha tukazaganira yisanzuye ariko kandi wumve ko ahangaha ari mu rugo ahangaha dukora umurimo w'Imana natwe twamamaza ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo tubwira abantu kugira ngo bave mu byaha bamenye ukuri kandi kuri ni Yesu kuri ni Kristo kujabo yavuze ngo nibamenye ukuri niko kuzabatura nuko niwo murimo utugeza niyo misiyo dufite mu isi kugira ngo duhindurire benshi kuba abakiranutsi reka tugusabe usenge Imana numara gusenga Imana uko umwuka arakuyobora ugenda uko ngoko ni karibu cyane Mana data wa twese turagushimye turaguhimbaje tugushimiye kugira neza kwawe izina ryawe nirihabwe icyubahiro twicaye ahangaha rero nyiringabo Imana tugushimiye imirimo yawe tugushimiye ibitangaza byawe nubane natwe muri aka kanya tugiye kwinjiramo mwanya mwiza cyane w'ingenzi wo kuvuga ineza yawe nuhimbazwe ushyirwe hejuru dusengeye abatwumva bari hafi n'abakure kugira ngo ubutumwa bugiye gutambuka kuri iyi kamera ubushyigikire mu izina ryawe turagushimiye mwami mwiza rero ngaho rushaho kubana natwe izina ryawe nirihabwe icyubahiro urakoze urukarama ni mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti amen alleluya Imana yacu nishimwe kandi yamamare twatangiye mbibwira nabibwiye amazina Imana ishimwe ndi umuntu w'Imana Imana yahamagaye interekamo umurimo wayo nkuko byavuzwe ndi umuhanuzi mvuga ijambo ry'Imana ku buhamya ndafite ubuhamya mbese mfite icyo kuvuga icyo kubwira abantu Imana ishimwe dushimiye Imana rero ibanye natwe dushimiye Imana yaturinze namwe kabarinda izina ryawe nirihabwe icyubahiro dukomeje kuvuga ubutumwa bw'Imana ariko mbere yuko ninjira mu butumwa bw'Imana iyi kamera nicayeho ntabwo intunguye Imana yavuganye nanjye ku cyumweru nijoro ejo barampamagara Imana ishimwe hari icyo yavuganye nanjye rero nuko byagenda kose turi abantu b'Imana turi abakozi b'Imana reka mbanze ntambutse iyi message mfite niyo kubwira abantu bakava mu byaha bagakizwa bakegera Yesu nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwabo izina ryawe nirishimwe hari message mfite rero Imana arambwiye ngo iyo message nzayitambutse ni message ivuga iti nagize iriyerekwa ngiriyerekwa nabonaga ari iyerekwa rigari abana batoya guhera ku myaka umwaka umwe kugeza ku myaka 5 ngiye kubona mbona inzira ngari ndende cyakoze nararebaga simbona ahantu iri guturuka simbone naho irangirira mbona aba bana batoya guhera ku mwaka umwe kugeza ku myaka 5 bari kwirukanka ari igihiriri bari mu nzira ndende biruka nkabona bwana uko bugenda bwiruka nkabona bumwe buracika amaboko ubundi buracika amaguru nkomeza kubireba mbona umuntu aje nsatira ngira ishyaka ndamwegera ndamubaza ntibi bintu mbonye ni ibiki riyerekwa mbonye rishatse kuvuga iki arambwira ngo iriyerekwa ubonye aba bana batubonye bari kugenda biruka bamwe bagacika amaguru bandi bagacika amaboko arambwira ngo uru ni urusengero rwaguye amaze kumbwira ayo magambo arigendera Imana ibaho umugisha kandi ibagirire iki ibagirire neza iyo message rero data yarambwiye ngo nzaje nyitambutsa ahantu hose Imana ishimwe aho ngeze hose ndayivugaho umwuka w'Imana agomba basobanurire ubashe gusobanukirwa iby'iyo message Imana yacu nishimwe kandi ihabwe icyubahiro rero ijambo ry'Imana turi burebe ijambo ry'Imana riri muri Hoseya 6 n'umurongo waho wa mbere kumva iki Imana idushakaho Imana itugirire neza Imana irashaka ko dukizwa Imana irashaka ko tuva mu byaha Imana irashaka ko tugendana nayo tukagendera mu murongo umwe tukabana n'Imana kuko ijambo ryarambwiye ngo kuva mu byaha niko kugira ute niko kujijuka Imana ishimwe kandi tugirire neza tusomere muri Hoseya 6 umurongo waho n'uwa mbere uratugeza 3 twumva iki ijambo ry'Imana ridushakaho Imana itugirire neza reka dusome mu izina rya Yesu Kristo Hoseya ibice 6 umurongo waho wa mbere nimuze tugarukire Uwiteka yego kuko ari we wadukomerekeje
kandi niwe uzadukiza. Imana ishimwe. niwe wadukubise kandi niwe uzatwomora. Yego. azaduhembura tumaze kabiri. ku munsi wa gatatu azaduhagurutsa. Haleluya. kandi tuzabaho turi imbere ye. Yego. gatatu, dushishikarire kumenya, tugira umwete wo kumenya Uwiteka. Amen. azatunguka nk'umuseke utambika, nta kabuza azatuza hameze nk'imvura, nk'imvura y'itumba isomya ubutaka. Mwakeneye ijambo ry'Imana. Imana y'amahoro igira ite Impumugisha. iguha umugisha. Amen. Haleluya. Amen. Jambo riravuze ngo nimuze tugire ute, nimuze tugarukire iki Uwiteka. Imana ishimwe. Imana irashaka ko tuyigarukira. Imana irashaka ko tuva mu ngeso mbi za kamere. Imana irashaka ko tureka ibyaha. Imana irashaka ko tureka ibyaha tubamo za kamere, mu ngeso za kamere zacu. Imana irashaka ko duhinduka tukareka iki, tukareka ibyaha. Ngo nimuze tugarukire iki, tugarukire Uwiteka. Yewe garukira Uwiteka nawe arakugarukira. Garukira Uwiteka uve mu ngeso. Haleluya. Imana nishimwe. muze tugarukire iki, tugarukire Uwiteka. Jambo rikavuga ngo ndetse niyo yagize ute, niyo yadukomerekeje, ni nayo izatwomora iki, inguma. Haleluya. Imana itugirire neza. muze tugarukire Uwiteka kuko ari we wadukomerekeje. yaragukomerekeje, urubyaro urarubura, arabyemera aragukomeretse. Imana itugirire neza. ariko ijambo ryarambwiye ngo hahigwa umuntu wihanganira iki, ibimugerageza, kuko namara kwemegwa azahabwa iki, azahabwa ikamba ry'ubugingo. izina ry'Imana nirihabwa icyubahiro. yaragukomerekeje, Imana itugirire neza. ariko nubwo yagukomerekeje azakugarukaho akugirire neza, azakugarukaho akomora inguma. yaragukomerekeje azakugarukaho akurengere, agutabare. Imana ishimwe. irashaka ko tuyigarukira. irashaka ko tuba mu mwanya wo gusenga. Nataya binifo yasire nakutaminiase rerebo ni shayini grere. Imana iturengere, Imana idutabare. yaragukomerekeje, Imana itugirire neza. urashaka ubura urubyaro, niyo yagukomerekeje, niyo yazibye iyo ndibyara. ariko igihe kirageze kuko ijambo rivuze ngo izongera igira ite, izongera itugarukire, izongera ikugarukaho. Imana y'amahoro ikurengere, izakugarukaho ititaye kumaze imyaka 20 warabuze urubyaro, ititaye kumaze imyaka 20 zaragucanze, ititaye igihe umazemo izaku oya nesire bonifo yasire. ititaye icyo gihe cyose umaze yaragukomerekeje, izongera igira ite, izongera ikugaruka. Jambo riravuze ngo izagira ite, izatugarukaho. nawe izakugarukaho, nanjye izangarukaho, nawe uri kuri izakugarukaho. niyo yagukomerekeje yemera kuba mu bitaro, yemera ko Haleluya. Imana data wa twese izakugarukaho ikugirire neza. yaragukomerekeje, uragwara, umaze imyaka myinshi cyane ntazi umubare, ugwaye iyi kanseri. Imana data wa twese yavuganye nanjye irambwira ngo ntangarize uyu muntu ni umupapa. Imana itugirire neza ngo amaze igihe kinini cyane, amaze igihe kirekire cyane afite ubugwayi bwa kanseri. Imana irambwira ngo yagiye mu bitaro bikomeye, mu mavuriro akomeye, arivuza birananirana, arivuza biranga. irambwira ngo uwo muntu mutangarize ngo ntabwo ari igihe cyo kwicwa n'iyi kanseri, ahubwo ni igihe cyo kugira ngo imugirire neza. Imana y'amahoro nitugirire neza. Imana ituganze, niyo yagukomerekeje izaza kukomora. Imana itugirire neza, Imana iturengere. ongera usubire ku murongo wa 2, wongere udusomere mu izina rya Yesu. Kumve Imana ishimwe kandi Imana ihabwa iki, Imana ihabwa icyubahiro. ngo izaduhembura tumaze kabiri ku munsi wa kangahe, wa gatatu. izaduhembura tumaze kabiri ku munsi wa gatatu. Yego. izaduhagurutsa kandi tuzabaho turi imbere ye. ngo izaduhembura tumaze kabiri
ku munsi wa gatatu iduhagurutse. Aleluya. Izaguhembura umaze kabiri, izaguhembura umaze kabiri ku munsi wa gatatu iguhagurutse. Imana ishimwe. Navugaga ngo wowe wakomerekejwe ugakomeretswa n'imiryango, ugakomeretswa n'abavandimwe, wowe wakomeretse ugakomeretswa n'umugabo, wowe wakomeretse ugakomeretswa n'umugore, iyi Mana izakomora iki? Izakomora izi nguma. Imana itugirire neza. Wowe wakomeretse ugakomeretswa n'abarozi bakuroga buri munsi, inda zivamo buri munsi, iyi Mana izakugarukaho ititaye igihe umaze ukomeretse. Izakugarukaho ikugirire neza, izakugarukaho igutabare, izagukarukaho igusubiza amahirwe ya kangahe? Ya kabiri. Imana ishimwe. Niba ivuze ngo izadukomeretsa yongere itwomore, izatwomora inguma. Izina ry'Imana nirihabwe iki? Nirihabwe icyubahiro. Imana y'amahoro itugirire neza. Nimwihangane. Imana y'amahoro irashaka yuko tuyikorera mu kuri no mu mwuka. Imana irashaka ko tuyikorera mu butware bwayo, tukabana nayo. Iyi Imana irashaka ko tuva mu ngeso z'ibyaha. Imana irashaka ko tureka ibyaha. Imana irashaka ko dukizwa. Niba ivuze ngo niyo yagukomerekeje, ni nayo izakomora inguma. Imana y'amahoro izakugarukaho yongere iguha ubuzima, yongere iguhe izakugarukaho, yongere iguha abana wari warabuze, izakugarukaho yongere iguha ibyo wari waranyazwe. Imana ishimwe. Niyo yagukomerekeje yemera kubura urubyaro kandi abandi bari kubyara. Niyo yagukomerekeje yemera kukena. Niyo yagukomerekeje yemera kubura akazi kandi abandi bari gukora. Niyo yagukomerekeje yemera ko ababarozi bakugiraho ububasha, ngo ariko izakugaruka. Aleluya. Imana izagira ite? Izatugarukaho, izatwomora inguma, kuko ariyo yagukomerekeje. Izatugarukaho yongere itwomora inguma. Imana y'amahoro, Imana itugirire neza. Imana izaturengera. Nimuhumure, abera b'Imana izabarengera. Imana irashaka kugira ngo tugendane nayo ku murongo, tubane nayo. Imana itugirire neza. We mubyeyi, kiranuka ubane n'Imana. Yaragukomerekeje, izakomora inguma. We mugabo, kiranuka ubane n'Imana. Niyo yagukomerekeje, ni nayo izakomora ingoma. Imana yacu nishimwe. Imana nihimbazwe. Iyi Imana izaturengera. Imana izadutabara. Wa mukobwa we, niyo yagukomerekeje yemera kumara imyaka muri ubu butayu ibitari kwemera, izongera ikugarukeho igukorera ubukwe nk'abandi. Izongera ikugarukeho ikomora iki gikomere umaranye igihe, umaranye imyaka. Leta ya binifo ya sire mande ya sika. Iyi Imana izakugarukaho. Imana izakurengera. Wa musore we, niyo yagukomerekeje izakomora inguma. Izongera ikugarukeho, izongera ikurengere, izongera igutabare. Imana yacu nishimwe. Hahigwa ababana n'Imana mu kuri no mu mwuka. Imana itugirire neza. Mureke twihangane, twihanganira ibitugerageza. Imana ishimwe. Imana izatwomora inguma, inguma z'imibabaro. Imana izazitwomora. Niyo yadukomerekeje yemera ko bakuvuga, yemera ko baguhahana, imiryango irakwanga, bavandimwe baraguta, ariko izakugarukaho yongera ikomora inguma. Niyo yagukomerekeje yemera kuri urushako urugo rusenyuka, izakugarukaho yongera igubake, yongera iguhandi mahirwe, yongera ikugirire neza. Niyo yagukomerekeje, Imana izakugarukaho ikugirire neza. Imana nishimwe. Imana ihabwe icyubahiro. Imana yacu izaza ye guceceka, ni ku ijambo rivuga ngo Imana izaza ye guceceka. Nimuhumure. Imana izatugirira neza, ngo izaduhembura tumaze kabiri ku munsi wa gatatu iduhagurutse. Izaguhembura ititaye igihe umaze, izaguhembura umaze kabiri ku munsi wa gatatu iguhagurutse. Imana yacu nishimwe kandi ihabwe icyubahiro. Izaza izakora iby'imbaraga. Niyo yagukomerekeje irabyemera. Abandi barashaka barabyara, wowe uru rubyaro urarubura, ariko utitaye igihe umaze. Imyaka 15 irarangiye utegereje, uru rubyaro wararubuze, ariko igihe kiraje kugira ngo yongere kugarukeho ikomora izi nguma. Uyu mubabaro watewe n'abantu izakomora izi nguma. Haleluya. Imana yacu nishimwe. Imana izaza kandi izaza nkuko yabisezeranye natwe. Muririmbyi araririmba aravuga ngo azaza, ntabwo azatinda. Imana
Imana ishimwe izaza ntabwo izatinda, izaza kukomora inguma, izaza kukurengera, izaza kukugirira neza, izaza kugutabara. Niyo yagukomerekeje imyaka ubaye mu bitaro kwa muganga uryamyeyo, izaza kugukurayo, izaza ikugirire neza. Niyo yagukomerekeje izagutabara kandi izakurengera, kuko yitwa Imana ishobora byose. Oh haleluya, Imana ishimwe izaduhembura. Tumaze iminsi ku munsi wa gatatu iguhagurutse, Imana nishimwe izaduhembura rero, izatugirira neza. Nimuhumure, umugambi Imana ifite ni umugambi mwiza, ni umugambi ku buzima bwawe. Imana yacu nishimwe. uri kutubwira ubutumwa bw'uriya muntu umaze imyaka 15 ni kari gukomerezaho. Imana ishimwe cyane kandi Imana ihabwe icyubahiro. Kuri uyu muntu wari umaze imyaka 15 yarabuze urubyaro, niyo yamukomerekeje kandi ni nayo ije kumwomora inguma mu izina rya Yesu. Birashoboka ko iyi myaka yarishize, ariko Imana ikabije kwihesha icyubahiro ku buzima bwiwe, ikamuhaye amahirwe nawe akabyara mu izina rya Yesu. Imana yacu itugirire neza. Iyi Mana irakomeretsa, yamara gukomeretsa ikanomora. Hahirwa umuntu wihanganiye ko iyi Mana yamukomerekeje ari nayo ije kumwomora. Uyu muntu wihanganye akihanganira ko yamukomerekeje, akaba muri ubu buzima, akangwa n'imiryango, akangwa n'ubuzima bukagera kure, iyi Mana imugarutseho, imugaruriye amahirwe ya kabiri. Imana iyo igukomerekeje nta mugabo wakomoriza inguma, Imana iyo igukomerekeje nta muvandimwe wakomoriza inguma, Imana iyo igukomerekeje nta nshuti yaza kukomoriza inguma, Imana iyo igukomerekeje niyo yonyine niyo igomba kuza ikakomoriza inguma. Imana ihabwe icyubahiro. Imana iyo igukomerekeje kemera ko ubu burwayi bukugeraho, nta wagukiza naho wakwivuza uko byagenda kose. Iyi Mana niyo igomba kuza kukomora inguma, iyi Mana niyo igomba kuza kaza kugukuraho uyu mubabaro, ikakumara umubabaro, ikakugirira neza. Imana ishimwe kandi Imana ihimbazwe. Imana ije komora inguma, abantu yakomerekeje bakihangana, bagasonza bakihangana. Ni Imana igabura, Imana ije komora inguma, abantu bambaye ubusa bakihangana. Ni Imana iza kwambika, ni Imana ije kugirira abantu neza, ni Imana ije kubomora inguma, ni Imana yongeye kubagarukaho, ni Imana yongeye kubaha amahirwe ya kabiri. Imana ishimwe. Birashoboka ko uru rushako rwanze, warashatse biranga, rugo rurasenyuka, Imana iragukomeretsa biremera, ariko ije kukomora inguma. Imana ije kongera kubaka. Eneta binifo zenita ya mango enekuta ya shayini. Imana ije komora inguma, Imana ije komora, Imana ije kubaka izingo zari zarasenyutse, zari ziri mu manegeka. Imana ije kuzigarukaho, Imana ije kubigenza neza, Imana ije gutabara. Hahirwa umuntu wayiringiye, hahirwa umuntu wihanganye. Imana ije kumugarukaho, Imana ije kumwomora inguma, Imana imara umubabaro, Imana ikiza agahinda, ni Imana ikiza umwaku. Reka dukorere Imana izaduhemba, reka dukorere Imana izatugirira neza. Jambo ryarambwiye ngo nta wayiringiye ngo imukoze isoni, nta wayiringiye ngo imuhemukire, nta wayiringiye ngo ibura kumutabara. Imana nishimwe kandi Imana ihimbazwe. Narimvuze ngo Imana ije komora inguma, Imana ije komora inguma z'abantu bakomeretse, Imana ije komora inguma z'abantu bahuye n'ibikomere by'imiryango. Hari abantu bahuye n'ibikomere by'abaturanyi, hari abantu bahuye n'ibikomere by'abarozi, bakakurogera bikemera, ariko Imana izanye amahirwe ya kabiri. Imana izanye ubundi butabazi, Imana ije gutabara, Imana ije kubigenza neza. Imana ishimwe. Imana igarutse ku bantu kandi bazaniye andi mahirwe. Imana igarutse ku bayubashye, bazaniye ubundi butabazi. Imana igarutse ku bantu batabivangavanze, ije kubomora inguma, ije kubakiza uyu mubabaro. Irongeye ibagarutseho, irongeye ije kubahembura. Bari bafite umwuma, Imana ije kubahembura. Imana nishimwe. Imana ije kubagirira neza, Imana ije kubatabara.
abanyumva bari kure Imana ije kubarengera. Hari abantu bari bafite iki gikomere giteye gutya, uru rushako rwaranze, urubyaro rwaranze, byaranze gukunda, ariko Imana ibagarutseho ije kubakiza ibi bikomere, ije kubamariza inguma. Imana ishimwe, ije kubarengera. Wowe inda zahoraga zivamo, buri gihe inda zivamo, Imana iravuze ngo noneho irongeye iraremye, igukijije uwo mubabaro, igukijije kunywera kuri iki gikombe. Imana iremye urubyaro, Imana iremye ibintu by'imbaraga, Imana iremye ibintu bikomeye ku bantu bayo. Imana irongeye ibagarutseho. Imana nishimwe. Imana igarutse ku bantu kanseri zirakize, Imana igarutse ku bantu za diyabete zirakize, Imana igarutse ku bantu igeze mu bitaro kwa muganga, irabagarutseho. Igeze mu bagwayi, indwara zigiye gukira, ariko hari abantu nukurije komora inguma. Imana ishimwe. Hari abantu bari barakomeretse, uyu mubabaro bawubayemo igihe kirekire, ariko Imana izanye aya mahirwe yo kongera kubomora inguma, yo kongera kubagarukaho, yo kongera kubagirira neza. Imana ishimwe kandi Imana ihimbazwe. Imana ije guhembura, ije guhembura umupapa. Wa mupapa Imana ije kuguhembura, wa mubyeyi we Imana ije kuguhembura. Y'umubabaro wari ufite Imana ije kukumara, Imana ije kugusetsa, Imana ije gukora iby'imbaraga, Imana ije gukora ibitangaza. Imana ishimwe, Imana ihabwe icyubahiro ku bantu bagendanye n'Imana neza. Imana ibagarutseho, Imana ibagiriye neza, Imana imanuye ubutabazi, Imana imanuye ubutabazi ku bantu bihanganye ntibatambika ibirenge. Imana itugirire neza. Imana y'amahoro ije kubatabara kandi ije kubarengera. Imana yacu nishimwe. Hari abantu bari bafite ibi bikomere, babimaranye igihe, babimaranye imyaka n'imyaniko, barareba hirya no hino, bangwa n'imiryango, ibintu biranga, ariko Data wa twese avuze ijambo rikomeye. Aravuze ngo aje komariza inguma, aje kubarengera, aje kubagirira neza, aje kubatabara, aje kwihesha icyubahiro. Muri karitsiye aho utuye byari byaranze, barakugize mbese barakugize nk'icyapa, ariko Imana iragarutse kandi ije kubikora. Ibikorera aho utuye, ibikorera mu mudugudu utuyemo, ije kuhiheshereza icyubahiro. Babonaga byari byaranze, warahakomerekeye bihagije, aho niho ije kukomorera inguma, aho niho ije kwiheshereza icyubahiro, aho niho ije gukorera igitangaza, aho niho ije kurengerera abantu. Imana ishimwe kandi n'ukuri. Imana iraje ku muntu wabanye n'Imana neza, ku muntu wagendanye n'Imana neza, ntabivangavange, ntakora ibyangwa n'amaso y'Imana. Imana iraje, Imana ije kumugirira neza. Ntabwo nabura kuvuga ngo Imana ije gutabara, kandi ije gutabara n'ukuri. Imana ije kurengera abantu, Imana imanuye ubutabazi, Imana izanye ingabo nyinshi zo gutabara abantu. Imana nishimwe, Imana iduhagarareho, Imana itugirire neza. Imana yacu, ijambo ry'Imana ryarambwiye ngo abantu bazi Imana yabo ngo bazakomera, ngo ndetse nibamara gukomera ngo bakora iby'ubutwari. Hari abantu Imana ije kugirira neza ikabakomeza. Imana ije kubaka ibyasenyutse, kongera ikabyubaka bikongera bigakomera. Imana nihimbazwe. Abantu bazi Imana rero bazakomera, bagabo bayizi bazakomera, babyeyi bayizi bazakomera, urubyiruko ruyizi ruzakomera. Imana ishimwe. Nta kindi kizanye Imana ije kubakomeza, ije kubarengera, ije kubatabara, ije kubakura mu mubabaro. Muririmbyi araririmba aravuga ngo umubabaro ni uw'igihe gitoya. Ni ukuri nubwo abantu babaye mu mubabaro, ariko ndabatangariza itangazo rivuga ngo Imana ije kubarengera kandi Imana ije kubahagararaho. Imana izanye ingabo nyinshi cyane kandi ikoresheje amaboko yayo itabara abantu. Yewe wowe byari bicanze, wowe byari byarayobeye, wowe wari warabuze ifatizo, Imana itanze ubutabazi, Imana itanze uburyo. Wowe wabuze icyerekezo, Imana itanze icyerekezo. Wowe ubuze icyerekezo cyo gukira, Imana itanze icyerekezo cyo gukira. Wowe wazengerejwe ukazengerezwa n'abadayimoni, Imana itanze icyerekezo. Imana irakurengeye, Imana iragutabaye. Imana nishimwe, Imana ihimbazwe cyane.
cyane. Imana ije ku buzima, Imana ije ku buzima bw'abantu, Imana ije ku buzima bw'abana b'Imana, Imana ije ku buzima bw'abakozi bayo, Imana ije ku buzima, ije kubagirira neza kandi ije kubatabara kuko ari Imana. Nta jambo Imana ivuge ngo rihere, ibyo yavuze no kubikora izabikora. Imana yacu nishimwe, Imana ihabwa icyubahiro. Imana igikiza izi ndwara zananiranye. Hari abantu bafite indwara z'imitwe, Imana irazikiza. Indwara z'imigongo zigakira mu izina rya Yesu, kuko Imana ifite ububasha, ifite ubushobozi bwo gukiza izi ndwara. Imana ije gukiza abantu n'ukuri, kandi Imana ije kubatabara, Imana ije kubarengera. Imana yacu nishimwe. Ijambo ry'Imana rirambwira mu Baheburayo ibice 14 umurongo wa 12, ijambo rirambwira ngo none rero ngo mugire umwete wo kubana n'abantu bose amahoro, ngo kuko umuntu wese nesitaya bini ngo utejejwe ngo atazabona umwami Imana. Imana ishimwe. Imana irashaka ko abantu bezwa, Imana irashaka ko abantu bakiranuka, Imana irashaka ko abantu bagenda mu nzira zo gutungana, Imana irashaka ko abantu bava mu byaha, bakava mu matiku, bakava mu kubeshya, bakava mu bujura, bakava mu busambanyi, bakava mu ngeso mbi za kamere. Imana irashaka ko abantu bezwa, Imana irashaka ko abantu bezwa bagakiranuka. Imana ishimwe, izabagirira neza kandi izabarengera. Reka tugire umwete wo kwezwa, tubane n'abantu bose iki amahoro. Imana nishimwe. Umuntu wese we utazezwa, utakiranuka, ntabwo azabona Imana. Imana irashaka ko twezwa. Biragatsindwa kuba waba warabuze umubabaro wo mu isi, ukazabura umubabaro wo mu ijuru, ukazabura ubwami bw'Imana. Ibi bintu biragatsindwa. Imana itugirire neza. Ihangane, wihanganira ibikugerageza. Yesu azaguha ubugingo, Yesu akubikiye ubugingo, Yesu azakugirira neza, Yesu azakurengera, kubera ko Data wa twese ntabwo arengera abafite amashuri, ntabwo arengera abeza, ntabwo arengera abarebare, ntabwo arengera abagufi, ahubwo mu mahanga yose umuntu wubaha Imana agakora ibyo gukiranuka, uw'Imana igize ite, uwiramwemera mu izina rya Yesu. Imana ije kurengera abantu, Imana ije gutabara abantu bagendanye nayo, bagakorana nayo, bakabana nayo, ntibatandukire, ntibacumuzwe n'ubuzima. Imana ishimwe. Imana ije kubagarukaho, Imana ije kubomoriza inguma, Imana ije kubamara umubabaro, Imana ije kubakura kuri iki gikombe banywereyeho igihe, igikombe cy'umubabaro, igikombe cyo kubura urubyaro, igikombe cyo gupfusha, igikombe cyo kurogwa. Iki gikombe ije kugikuraho, igikombe cy'ubugwayi, igikombe cyo kugwaza. Imana ije kugikuraho. Imana ije gutanga umunezero mu bantu, Imana ije gutanga umunezero mu bayubashye, Imana ije gutanga umunezero mu bayikoreye by'ukuri, Imana ije gutanga umunezero mu bantu batishushanya. Imana ije kugirira neza. Izina ry'Imana nirihabwa icyubahiro. Haleluya. Imana yacu nishimwe kandi Imana ihabwa icyubahiro. Ndi umugabo wo kubihamya. Iyi Imana iratabara, iyi Imana irarengera. Imana yandengeye yabura ite kurengera abantu, Imana yandengeye ikabana nanjye, Imana yangiriye neza. Nari narishwe n'umubabaro, nari narishwe n'agahinda, inkuriye Irodebari, impa umunezero, impa kwishima. Iyi Imana iratabara. Ni umukozi w'umuhanga. Hahirwa umuntu wese rero wihanganira ibimugerageza, namara kwemegwa azahabwa ikamba ry'iki, azahabwa ikamba ry'ubugingo. Imana nishimwe kandi Imana ihabwa icyubahiro. Agira neza. Yesu ni umwami, ajya akiza indwara, izi ndwara zananiranye, ibidashobokera abana b'abantu ku Mana bigize ute, ku Mana birashoboka. Ibyananiranye ku bantu ku Mana yo irabishoboye. Nta na kimwe Imana idashoboye. Imana ni inyembaraga, Imana ifite ububasha, Imana ifite ubushobozi. Imana nishimwe. Imana igira neza, Imana iratabara. Nimuhumure, nimuhumure, Imana izabarengera. Nimuhumure, Imana izabatabara. Yewe we wari warihebye, yewe we byari byaracanze, yewe wowe wari warabuze ukabura iherezo ry'ibyawe, ni Imana itanze iherezo ryiza, kandi ni Imana itanze iherezo rizima. Ni Imana igira neza, ni Imana ikura mu mubabaro, igakura mu gahinda. Imana nihimbazwe kandi Imana ishyigwe hejuru. Mureka tugira umwete wo kwezwa, mureka tugira umwete w'urukundo,
kubaho, mureke tugire umwete wo gukundana. Imana ishimwe kandi Imana ihabwe icyubahiro. Imana izatugirira neza kandi Imana izaturengera, Imana izatugwanirira. Nimuhumure, nimukomere kandi mushikame. Iyi Imana yacu izaza ntabwo izaceceka, nubwo bimeze gutya izaza, ize kurengera abantu, ize gutabara abantu. Ariko n'ababikora biyobagiza, n'ababikora bishushanya, n'Imana irabaziye, n'Imana irabahagurukiye. Uyu murimo barimo bishushanyamo, bagenda biyoberanyamo, bagenda bayibesheramo, iyi Imana nabirabaziye, nabirabahagurukiye. Nabo ntabwo ibasize, bamwije kubatabarije, kubarengereje, kubagirira neza. Ariko n'abandi harabije guhana, barimo batobuye umurimo, barimo babigenza nabi. Abo ngabo nabirabahagurukiye. Imana nishimwe. Ariko nimuhumure, abera tuzataha, abera izabagirira neza. Nimuhumure, iyi Imana izatabara abantu. Nimuhumure, iyi Imana izabarengera. Imana ihabwe icyubahiro. Ni Imana yacu, ni Imana bwite, ikora imirimo n'ibitangaza, igira neza. Nari mvuze ngo nanjye yangiriye neza, nari mvuze ngo narayibonye. Ndavuga Imana nabonye 2019, nyibona ubuzima bwari bwaranze, nyibona ibintu byari byaranze. Ariko irindi sezerano yavuganye nanjye irarisohoza. Mbona gukora kwayo, mbona imbaraga zayo. Imana ishimwe. Mbona Imana igira neza, mbona Imana itabara umuntu kandi igatabara umuntu. Njya mvuga ngo Imana yacu yaba yarebaga ubwiza n'uburanga, ikareba icyubahiro no guhagarara, ntabwo nari kuza mu bana bayo. Ariko iyi Imana nta kintu ishingiraho, ishingira ku mutima, ikareba umutima. Imana ishimwe, ikabara ibyo ishingiraho, ikagirira umuntu neza. Imana yacu nihabwe icyubahiro. Nari mvuze ngo rero iyi Imana ije komora inguma, iyi Imana ije guhembura abantu, ije guhembura abantu bahembuke, ndetse ije no kubahagurutsa mu izina rya Yesu Kristo. Kubera ko ari Imana ifite iki? Ari Imana ifite imbaraga, ari Imana ifite ububasha, ari Imana ifite ubushobozi. Imana ishimwe. Imana izabarengera, Imana izabagirira neza. Abanyumva bose, ntangaje itangazo rivuga ngo Imana ije komora inguma, ntangaje itangazo rivuga ngo Imana ije kubahembura. Kubera ko ijambo ryatangiye rivuga ngo iyadukomerekeje ni nayo izatwomora inguma. Rero Imana ije komora abantu inguma. Urahigwa wowe wakomerekejwe n'Imana, ije kukomora inguma. Imana nishimwe, ije kubigenza neza. Yo kabyara, Imana itabura uko ibigenza, Imana itabura uko ikora. Yitwa Imana, yitwa ishobora byose. Rero ije kubarengera. Yewe waruhagaritse umutima wawe nutuze, Imana izakurengera, Imana izakugirira neza. Wowe igihe umariye kuri uyu musozi, uri umukobwa warabuze, abandi bashaka, bamwavukanye barashatse, barubatse, ariko wowe byaranze. Imana iciye umudayimoni wa karande, uyu mugozi wa karande irawuciye, uyu mugozi wa karande ukuyeho, iguhaye kubaka nk'abandi, iguhaye gushaka nk'abandi. Imana nishimwe. Iyi Imana igica karande, ikazitatanya, ikazikuraho, umuntu akinjira mu mugisha we, umuntu akinjira mu mahirwe ye. Imana hari abantu Imana ije kwinjiza mu mahirwe, hari abantu Imana ije kwinjiza mu mugisha, hari abantu n'ukuri Imana ije kugirira neza, bihanganye bakayirindira, bakayitegereza. Imana ije kubagirira neza, Imana ije kubatabara, Imana ije kubagwanirira. Imana nishimwe kandi Imana ihabwe icyubahiro. Yitwa ntihemuka. Iyo niyo Mana, ni Imana igira neza, ni Imana itabara, ni Imana ishobora byose. Nari mvuze ngo hari abantu Imana ije kwinjiza mu mugisha, hari abantu iciye karande, izi karande ugakora bikanga kubera karande. Imana ije guca karande, Imana ije kurengera abantu, Imana ije gutabara, Imana ije kubigenza neza, Imana ije kwiyubahisha, Imana ije kwihesha icyubahiro. Imana nishimwe, Imana ihabwe icyubahiro. Mu bihe biri imbere ni ibihe bigoye, ni ibihe biruhije, ariko data wa twese aje kubana n'abantu, data wa twese aje kubagirira neza. Imana nihimbazwe. Tugiye kwinjira mu bihe bigoye, tugiye kwinjira mu bihe bikomeye, tugiye kwinjira mu bihe bigoye umugenzi, ariko iyi Imana izabana n'abantu bayo, izabana n'abantu bayo bagirire neza, izadusimbutsa ibi bihe, izadukomeza. Imana nishimwe, Imana itugirire neza. Haleluya.
haleluya. Yitwa Imana idahemuka, yitwa Imana ishobora byose. Imana yacu nishimwe kandi ihabwa icyubahiro. Izagirira abantu neza, izatabara abantu n'ukuri. Ntabwo ari uko bizahora ngo kubategereje iki, ngo ntabwo ari uko bizaguma kubategereje Imana, ngo keretse kubava mu masezerano ngo ari nta mpamvu, ngo abo nibo bazakogwa n'isoni. Ariko abantu Imana ishimwe bazakomeza kubana n'Imana, bagakomeza kuyiringira, ntibatandukire. Hari igihe abantu basenga bakabona ntibari gusubizwa, agasenga akabona biri kwanga, akavuga ngo reka nifashishe imbaraga zo mu bapfumu. Nta kimbaraga zo mu bapfumu zakumarira, wajyayo ntibikunde. Yesu atagutabaye nta wagutabara, Yesu atakurengeye nta wakurengera. Wajya mu bapfumu ayawe bakayarya, urubyaro ukarubura. Wajya mu bapfumu ayawe bakayarya, ugakomeza ugapfusha. Wajya mu bapfumu ayawe bakayarya, bagakomeza bakakurogera. Imana itakurengeye nta wakurengera. Nimuze twisunga amaboko y'Uwiteka Imana ikomeye, aba ariyo yo kuturengera, aba ariyo yo kubatabara, aba ariyo yo kubagirira neza. Kubera ko ibyananiye abana b'abantu, ku Mana igize ite irabishoboye. Izina ry'Imana nirihabwa icyubahiro. Haleluya, haleluya. Ni Imana igira neza, ni Imana ifite imbaraga, ni Imana y'ubutware n'ubushobozi, ni Imana ikiranuka muri byose. Imana nishimwe kandi himbazwe. Nukuri iyi Imana igira neza, iyi Imana iratabara. Hahiga umuntu udakurikiza ngo imigambi y'ababi, ngo ndetse ntahagarare ngo mu nzira z'abanyabyaha, ngo ntiyicarane n'abakobanyi, ngo amategeko y'Uwiteka ngo akayibwira, ngo kumanywa na nijoro, ngo azahwana n'igiti ngo cyatewe hafi y'umugezi, ngo cyera imbuto, ngo mu gihe cyacyo, ngo ibibabi byacyo ngo ntabwo byuma, ngo icyo azakora cyose ngo kizamubera cyiza. Imana ishimwe. Hahiga umuntu rero, hahiga umuntu wiringira Uwiteka akamugirira neza. Hahiga umuntu wiringira Uwiteka yuko ibyo yamubwiye bizasohora. Hahiga umuntu wiringira Uwiteka akagumana nawe, akabana nawe, akirinda icyaha n'igisa nacyo, akirinda ingeso mbi za kamere, akirinda ibyaha byose, nk'uko ijambo riri muri Zaburi igice cya mbere murongo wa mbere ribitubwira ngo hahiga umuntu udahagarara mu nzira z'abanyabyaha, ntiyicarane n'abakobanyi. Hahiga uwo muntu arahigwa. Imana itugirire neza. Nimureka twikomeze kuri iyi Mana izatugirira neza, nimureka twikomeze kuri iyi Mana izabatabara, nimureka twikomeze kuri iyi Mana izadukorera iby'imbaraga. Imana ishimwe. Ndagira ngo uyu mugoroba mu bantu bahiriwe, nawe uze mu bahiriwe, nawe ubone neza y'Imana, n'ubutabazi bw'Imana. Ngo umuntu wese udakurikiza imigambi y'ababi ntahagarare mu nzira z'abanyabyaha, ngo azahwana n'igiti cyatewe hafi y'umugezi cyangwa se hafi y'amazi. Ngo iki giti cyera imbuto mu gihe cyacyo, ngo ndetse ibibabi byacyo ngo ntabwo byuma, ngo icyo azakora cyose kizamubera cyiza. We mugabo urahirwa niba udakurikiza imigambi y'ababi, niba udahagarara mu nzira z'abanyabyaha. Wa mugabo urahirwa niba utajya mu byangwa n'amaso y'Imana, ngo ukore ibyaha, usambane, ukore ibyaha wigiza nkana, ngo urahirwa. We mubyeyi nuticara mu nteko z'abaneguranye, ntiwicare mu nteko z'abagambanyi, ntiwicare mu nteko z'ababeshyi, ntiwicare mu nteko z'incakura, ntiwicare mu nteko z'abavuga amagambo adahesheje Imana icyubahiro. Ngo urahirwa. Uzahwana n'igiti cyatewe hafi y'amazi, aho hafi y'umugezi, ngo cyera imbuto mu gihe cyacyo, ngo ibibabi byacyo ntabwo byuma, ngo kandi icyo azakora cyose kizamubera cyiza. Imana nishimwe. Imana ihabwa icyubahiro. Izamugirira neza, izamutabara, izamugwanirira, izamubera ku rugamba, izamubera amaboko akomeye, izamubera uburinzi, izamubera ubutabazi. Imana nishimwe. Izamugirira neza. Nukuri Imana ni nziza, irengera umuntu mu gihe cyashyizweho. Mureka twihangane. Yesu ari bugufi kandi araje, aje guhemba ndetse aje no guhana. Imana ishimwe. Reka tuba mu bantu aje guhemba nukuri bamukoreye. Reka tuba mu bantu Uwiteka yirata. Imana nishimwe kubera ko igihe cyo guhemba kirageze, kandi n'igihe cyo guhana kigize ute nacyo kirageze. Aje guhana, aje no guhemba. Imana nishimwe. Imana ihimbazwe kandi ihabwa icyubahiro. Ariko nukuri nimukomere, nimuhumure. Niyo yabakomerekeje, niyo yagukomerekeje biremera.
ije no kukomora. Niyo yagukomerekeje abisi bagufataho ijambo, niyo yagukomerekeje ndetse bakuvuga ibyo biboneye, niyo yagukomerekeje bagutangaho amatangazo, niyo yagukomerekeje ni nayo ije kukomora inguma. Hahirwa uwihangana rero akihanganira ibyo byose bimugerageza, ije kumwomora inguma, ije kumugirira neza. Imana ije kumugarukaho, Imana ije kumugarukaho, kandi ije kumugarukaho ifite impuhwe, ije kumugarukaho ifite imbabazi, ije kumugarukaho ifite ubutabazi, ije kumugarukaho izanye imbaraga nyinshi cyane ku buzima bw'abantu, ku buzima bw'ababyeyi, ku buzima bw'abagabo, ku buzima bw'abasore, ku buzima bw'abana bato, ku buzima bw'abapapa. Mbese Imana izanye imbaraga nyinshi, ije kugaruka ku bantu, ije kubagirira neza, ije kubatabara, ije kubagwanirira, kubera ko bihanganye, kubera ko bihanganye mu buzima bwose baciyemo, barihangana. Iyi Mana ije kubagarukaho. Mana yavuganye nanjye ijambo rikomeye, rambwira ngo uje kugaruka ku muntu wese wahuye n'iki gikomere, wakomerekejwe n'Imana akihangana. Rambwira ngo uje kumwomora inguma, rambwira ngo uje kumugirira neza, rambwira ngo hari abantu barasa amahirwe ya mbere ni ukuri arabura burundu. Rambwira ngo izanye amahirwe ya kabiri, irayagaruye ku bantu bayo. Amahirwe y'urugo yaranze, igaruye amahirwe ya kabiri. Amahirwe yo gukora yaranze, igaruye amahirwe ya kabiri. Ibintu byemere, kandi aya mahirwe ya kabiri niba byitwaramo neza bazarushaho kubona ineza y'Imana. Imana nihimbazwe, Imana ishigwe hejuru, kuko ivuga ijambo ikaririnda ikazanarisohoza. Ariko Yesu azanye andi mahirwe, azanye ubundi butabazi, aje gutabara abantu, aje kubagirira neza, aje kwigaragaza, aje kwihesha icyubahiro byari byarananiranye, aje kwihesha icyubahiro byari byaranze kwemera, aje kwihesha icyubahiro byemere kandi bikunde. Kubera ko aya mahirwe ayazanye afite imbaraga nyinshi ku buzima bwabo. Muntu wese amahirwe ya mbere yanze, Imana izanye amahirwe ya kabiri, Imana izanye ubundi butabazi, Imana ije kubarengera, Imana ije kubagirira neza. Oh haleluya, Imana ihimbazwe, Imana ishimwe kubw'amahirwe ya kabiri. Hashimwe Yesu uzanye amahirwe ya kabiri, uje gutabara abantu, uje kubagirira neza. Imana nihimbazwe, Imana nishigwe hejuru. Oh haleluya, Data wa twese akoze iby'imbaraga mu bantu, akoze iby'imbaraga mu bavyeyi. Data wa twese mwiza akoze iby'imbaraga cyane cyane. Data araje, aje kurengera aba bantu bazengerejwe n'izi ndwara, bazengereje n'izi ndwara za diabete, bazengerejwe n'izi ndwara. Aje kubarengera, aje kubakura ku gisasiro. We mu mama we uryamye mu bitaro kwa muganga zaranze, aje gukora ibyo abaganga batakoze, aje kwihesha icyubahiro, aje kugukura muri ibi bitaro uryamyemo, aje gukiza izi ndwara. Haleluya, azanye ubutabazi bwinshi, azanye imbaraga nyinshi, aje kubarengera, aje kubatabara. Nyamara ibintu byari byaranze, nyamara bigiye gukunda, nyamara bigiye kwemera, kubera ko azanye ubu butabazi, azanye amahirwe. Hari abantu yongereye minsi yo kubaho, nabo ubwabo barebaga bakabona n'ukuri nta gihe bafite ku isi, ariko azanye amahirwe ya kabiri, abongereye iminsi yo kubaho, abongereye iminsi yo kurama. Ageze mu bitaro, akijije abagwayi izi ndwara z'imigongo zananiranye. Imana ikoze iby'imbaraga, Imana ikoze deliverance, Imana ikoze ibintu bikomeye, Imana yihesheje icyubahiro, Imana igize neza, Imana yo kabyara, Imana ikoze iby'imbaraga, Imana irabarengeye, Imana irabatabaye. Bari barivuje, byari byaranze kwemera, ariko Data wa twese mwiza amanukanye imbaraga ziwe, aje gukora iby'imbaraga, aje gukora ibikomeye, aje kwiyubahisha, aje kwihesha icyubahiro. Izina ry'Imana niryamamare, izina ry'Imana nirishimwe. Nukuri Data wa twese mwiza aje kurengera abantu, kandi aje kubatabara, aje kubigenza neza. Nukuri aje kwiyubahisha, aje kwihesha icyubahiro, kuko ijambo ryose avuze araririnda kandi akarishyigikira kandi akarisohoza. Hariyo mpamvu yabajije Yeremiya
iramubaza ngo yewe Yeremiya ngo mbese uruzi iki? Arasubiza ngo nduzi inkoni y'umurinzi. Aramubwira ngo uko niko ndinda ijambo nkarinda n'uwo naribwiye. Imana ishimwe. Hari abantu Imana irinze kubera ko hari ibyo yavuganye nabo itarasohoza, ije gusohoza. Ikomeje umugambi wo kubagirira neza, ikomeje umugambi wo kubatabara, ikomeje umugambi wo kubagwanirira, ikomeje umugambi wo kubaha ubuzima, ikomeje gukomeza umugambi wo kubaha icyerekezo. Wewe wari warabuze icyerekezo, wewe wabonaga nta nzira, Imana ishyizeho inzira. Imana ishyizeho inzira ni ukuri. Imana ishyizeho inzira. Imana iremye iby'imbaraga, Imana iremye ibikomeye, Imana iratabaye, Imana yihesheje icyubahiro kubera ko ari Imana ishoboye byose. Imana nishimwe kandi Imana ihabwa icyubahiro. Imana yacu irakoze, yokabyara, yogaheka, igira neza bugacya bukira. Ngewe mubona imbere yanyu ndi umubyeyi Imana yagiriye neza, ndi umubyeyi Imana yaremeye ubuzima buzima. Nyamara narabonaga nta buzima, narabonaga nta cyerekezo, ndetse narabonaga nta nzira. Ariko Data anshyiriraho inzira, ashyiriraho gutambuka. Ndatambuka biremera, ndatambuka birakunda. Byo mvuga rero mbifitiye ibimenyetso. Imana nishimwe. Tugiye gusenga Imana, tugiye gusenga Imana, dusengera umuntu wese ufite ikibazo cyari cyarananiranye, kubera ko iyi Mana ishoboye byose kandi ifite imbaraga. Imana ishimwe. Imana ikiza indwara zigakira, Imana ihagurutsa ibirema bigahaguruka, Imana ihumura impumyi zigahumuka. Iyo niyo tugiye guhamagara, iyo niyo Mana tugiye gusenga. Imana Data wa twese nishimwe kandi habwe icyubahiro. Wari waba ucitse intege, ahari waba ubona nta byiringiro, ahari waba wumva warukutse umutima, ahari waba wumva nta cyerekezo, ahari waba wumva byarakuyobeye, ahari waba wumva byarananiranye, ahari nta byiringiro waba wari ugifite, ariko ndagira ngo usubizwemo ibyiringiro, kuko iyi Imana irakora, iyi Imana iratabara, iyi Imana igira neza. Imana ishimwe. Imana ikura umuntu ku gataro ikamuhereza botike agacuruza. Imana ikura umuntu mu ruzerero ikamuhereza aderesi, kubera ko ari Imana. Iyi Mana irihagije, irakomeye. Imana tugiye gusenga rero tuyizere kandi tuyiringire ko ikora imirimo, ikora ibitangaza. Ndagira ngo wowe wari ufite ikibazo cy'umutwe ufata ku mutwe wawe dusenga Imana. Ndagira ngo wowe wari ufite ikibazo cyo mu nda harakuzengereje ufata mu nda dusenga Imana. Ndagira ngo wowe haleluya haleluya, iyi Mana irakora, iyi Mana ije gukiza, iyi Mana ije gukiza izi ndwara, iyi Mana ije gukora ibyari byarananiranye, iyi Mana ije kwihesha icyubahiro. Tugiye gusenga Imana. Imana ihimbazwe kandi Imana ishimwe. Uri Imana Data wa twese mwiza. Haleluya. Uri umurengezi, uri umutabazi, uri sambi itarumba, uri nyiribihe, uri Imana y'amahoro, uri Imana ishobora ibintu byose. Ntabwo ushobora kimwe ngo ikindi kikunanire. Uri Imana ikiza indwara z'uburyo bwose. Kanseri zirakira mu izina rya Yesu, diabete urazikiza mu izina rya Yesu, ndetse na sida zigakira mu izina rya Yesu. Izi ndwara zo mu nda zirakira, indwara z'umugongo zigakira, indwara z'umutwe turazisengeye mu izina rya Yesu, nazo zijya zibasha gukira. Ujye ukiza indwara mu buryo butandukanye. Duhamagaye Imana ikiza indwara. Reka urengera abantu, reka ubatabare. Bari babuze amahoro ubaha amahoro, bari babuze ibyiringiro ubaha ibyiringiro, bari babuze ubuzima ubaha ubuzima mu izina rya Yesu. Tabara abantu, bagiriye neza kandi ubarengere. Urakoze Mwami Yesu kurengera abantu, urakoze kutabaye, urakoze kukijije indwara. Komeza uganze, komeza utegeke, kandi iki kiganiro ugishorere mu izina rya Yesu. Wiyubahishe nk'Imana kubera kuri Data wa twese. Urakoze rero, ngaho komeza kudufasha no kutugirira neza mu izina rya Yesu. Amen. 078 08 11 425. Amahoro y'Imana abe muri mwe. Imana yabwe icyubahiro.